Mahoro y'Uwiteka Imana bane namwe, ndabashuhuje ndabiyegereje ndabayambiriye mu izina rya Yesu Kristo. Muraho neza, muraho cyane. Mando ndagarutse n'ikindi gice cy'ubuhamya. Iki ni igice cya 5. Ubushize nababwiye uburyo umwana yavuye mu ivuriro rya mbere, ngeze aho namujyanye kuri Polefame, twagerayo bagasuzuma byose indwara bakayibura, ariko nyine umwana agakomeza kurwara, agakomeza kuremba. Impamvu mugenda mbaha buno buhamya mu duce nkura y'akantu ku kandi, mu by'ukuri ndasenga Imana kugira ngo nyuma y'utu duce twose ku muntu uzatwumva neza uzafashwe. Nutumva ko hari imbaraga z'Imana, basi uzamenya n'inzira nyinshi Satani atereramo umuntu. Ni isengesho ryanjye kugira ngo umuntu wese wumva ubuhamya bukurikirana azamenye imirimo y'Imana, amenye gukora kw'Imana, amenye ko Imana itabara, amenye ko Imana ariyo mufasha wenyine utajya ubura kuboneka mu byago no mu makuba. Hari igihe abantu bakabura wari ubakeneye, bakabura Mana yanjye, bakabura. Niba uhamagaye kuri telefone akagukupa akubwira ati ndaza guhamagara, agasoza adahamagaye. Rero ndagira ngo umuntu wumva ubu buhamya, nta kindi nshaka muri ubu buhamya, si uko mfite sitori nziza yo kuvuga, si uko sitori nziza iri muri ubu buhamya nirata nanishima, ni imirimo y'Imana. Ni Imana yantabaye, ikantabarira umwana, Imana igahagarara ku mwana wanjye, Imana ikambohorera umwana, kugeza n'uyu munsi tukaba tubaye mu mahoro. Uwiteka Imana ndamushima. Hari umurongo muri Bibiliya ngira ngo uri muri Zaburi 46 ku murongo wa mbere, havuga ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akabirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo. Niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nabonye Imana ngeze mu gihe cyo kwiheba, nanjye ntazi umusozi mpagazeho. Umwana baramusuzumaga indwara bakayibura, basuzumye amaraso, ariko twajya muri sikaneri akabona ibintu ngo menya ngo ku mukondo, hahandi ku mukondo nababwiye ngo hari ibintu ngo menya ngo kuntu, ubundi bakakubwira ngo hari nk'amazi mu nda, ariko ni ibintu bitaboneka neza, ubundi ngo ku mwijima ngo hariho nk'ibiki, bagasuzumira amaraso bakabura ikintu cyose. Turi muri ibyo bitaro rero bya Polefame, ariko harya uzamuka ujya mu mujyi uri hafi no kugera kuri rompuwe, biri hasi aho ngaho inyuma ya kiliziya ihari, ni paruwasi, sinibuka neza ariko ndumva ariyo image mfite muri jyewe. Naje kwiyumvamo ko hari ikibazo, ndavuga ndumva nkeneye kumva icyo Uwiteka avuga. Ubwo nibutse ko abahanuzi babaho, nta n'umwe nifibitseho mvuga ngo wenda ni inshuti yanjye, none ntangira kubaza inshuti zanjye. Umwe akambwira ati mva hari uwo mfite yaza, numvaga gusa nshaka ngo Imana imbwire ikibazo umwana afite, kuko nari maze kubibona nanjye muri gihe n'amaso yanjye narabyumvaga ko iki kibazo kiri spirituel. Nari maze kubona ko atari indwara isanzwe, kuko indwara barayiburaga, umwana yari yararemba. Ngiyumvamo ndavuga ndumva nshaka kumva icyo Uwiteka avuga. Imana nimbwira ngo arwaye indwara, basi menye uko bigenda, niba ari ukujya gusenga, niba ari umwana ari muzima cyangwa niba atari bube muzima. Numvaga nshaka kumenya ikintu kiri ku mutima w'Imana. Ndasara ntangira gushakisha uwo mpamagaye, abonzi nkamubwira nti, akambwira ati hari umuntu nzi tuziranye dusenga, ati nashobora no kumushaka nkamuza, ariko nta tike mfite, ntitike ndayiguhereza. Nabyo bikanga. Akamubwira ati namuhamagaye ndamubura.
niyo mpamvu mbabwiye Imana itakurengeye ntawakurengera, Imana itakinguye nta muryango wakinguka. Narajagaraye ndajagarara ntabuze itike yanzaniye umuntu nk'uwo, mfite ababazi ariko ndamubura n'umwe, ndasara numva nacanganyikiwe. Umwana niko akomeza kuremba, urumva ntitwashoboraga gucana itara mu cyumba, amaze kumera ufite ibintu wagira ngo arwaye nk'iseri, ntabwo ari iseri, sorry, iseru, amaso n'umutuku adashobora kubumbura amaso gutya, tukaguma ntitucane itara. Nyuma yo kurara ku munsi wa kabiri, ku wa mbere twaje ku cyumweru, uwo mugoroba urarenga ntarihagarika ntarajya kuri po. Ku wa mbere ngira ngo nyinjoro ahari bucya nibwo yashoboye kwihagarika, ariko nabwo mu nduru nyinshi n'amarira menshi. Rero ku munsi wo kuwa kabiri baransezereye, ntabwo bansezereye, bampaye transfer. Umuganga nagiye kureba umuganga, ntonze umurongo muri sale n'abandi, time yanjye iragera ndinjira, umwana nari muhetse, ariko ubwo mwibuke ko amaboko yari ameze gutya atagihina, amaguru nako nari muhetse ahagaze uko, kandi n'uyu ni umwana muremure, imyaka 4, yaratabazi umwana n'ubu ni muremure cyane, aransumba pe, arahagarara akandeba mu mutwe kandi ku myaka 13. Icyo gihe rero urumva umwana w'imyaka 4 nibwo yari agitangira kureshya, ubwo so ndamuheka amaguru ameze uko, mbese ngira ngo n'abantu barandebaga batazi ibyo ari byo. Muganga arambwira ati rero madame, ati ngiye kuguha transfer. Ambwiye transfer nibwo nihebye. Ubundi urabona igihe cyose ugifite gutekereza ko ikibazo cyawe gishoboka, hari ibindi byiringiro uba ufite, ariko bambwiye transfer nibwo nahise numva ko ikibazo cyanjye gikomeye kurusha amaboko y'ibyo bitaro. Ndavuga noneho nahise niheba, numva ndihebye, numva amarira azenze mu maso, numva birancanze. Nuko aranyandikira anyohereza shirashika, ndaza nayo yari procedure ndende, bwari ku manywa, kuwa kabiri ku manywa. Njya kubarisha ndasara, mpamagara papa w'umwana ndamubwira ukuntu bimeze, urumva yari inaha muri Amerika. Igihe kiba kinini, kubarisha harya ku idirishya naho ni umurongo, nkumva buri saha ukwicaho umwana ukuntu yari ameze nawe, kandi utari bumusohokane utishyuye, urumva nkumva buri minota 30 icaho nkumva nshobora kubura umwana. Mu by'ukuri niba hari ukwiheba nigeze ngera mu buzima, narihebye icyo gihe, narihebye. Ariko muri kwa gushaka abahanuzi n'iki nta numwe nabonye, ariko pasiteri wanjye yaransuye byose, ndamushimira. Ndacyarimo gutegura kuzamushakira ituro ry'ishimwe. Nuko ndabarisha, kwishyura biraba, yari prive. Nyuma ngira ngo y'amasaha nkangahe turasohoka, so hari papa w'umwana, papa w'abana naramuhamagaye ndamubwira nkeneye ubufasha. Sinatekerezaga nuko urumva, ndamubwira ninde muntu nahamagara akamfasha, nari nkeneye umuntu wankuraho, mbese nari njagaraye mu byumve. Nguko ampa nomero y'umushuti we, araza, uwo mubyeyi ahari Imana yo mu ijuru imuha umugisha, azana imodoka, azana n'umushoferi, aramfasha mu byari bikenewe byose. Arangije arambwira ati rero imodoka n'umushoferi arabajyana, bagezeyo. Naramubonaga nawe yagize ubwoba, ngira ngo n'umushoferi watujyanye yaravuze ati mpi nomero ejo nzakubaza ukuntu mwaraye, ariko nabonaga ku maso ye nkabona ko yagize ubwoba. Umwana twicaye mu modoka, urumva ntiyahinaga, ntiyageraga gute, yari yicaye amaguru ameze uku nguku, ururimi rwasohotse ruri hano. Mana, ni ibihe bya kera, nta mafoto mfite, sinari nakagize knowledge ihagije yo kuba umuntu yabika. Simbi n'ubu bijya bimbabaza ko nta foto ngira y'icyo gihe, nta kintu cyose.
tugeze Shirashika baratwakiriye muri urgence ku wa kabiri ku mugoroba. Kubw'ubuntu bw'Imana uwo mugoroba barimo kubaza byinshi, barimo kumuha imiti nka 3:00 z'ijoro, ngira ngo umwana aza kwihagarika, mbona yihagaritse mu ipantaro yari yambaye. Ubwo nyine kwari uguserebura kuko yaherukaga irya joro twagera hariya kuri Polefame. Ndishima, bamushyiraho za sonde, ubwo batangiye kubyimba, kwa kundi amaso atarebaga kugira ngo akunde kureba urumuri, yagumaga ahumirije, yari atangiye kubyimbamo mu maso. Umunsi w'ejo birakomeza biba byinshi, arabyimba bya bindi byiza bisukuye. Umwana yarabyimbye umubiri wose guhera ku mutwe kugeza ku kirenge. Ubwo tugeze Shirashika ku munsi wakurikiyeho nibwo bambwiye nyine nyuma y'ibizami byose n'ibiki, barambwira ngo rero mu bigaragara ngo impyiko z'umwana ziri muri shock. Nizitakanguka ngo zikore birakenera ko abona impyiko zindi. Namwe mumbwire, kukubwira ngo impyiko z'umwana w'imyaka 4 ntago zirimo gukora, ngo arakeneye, nizitakanguka akeneye transplant, icyo twakwita transplant. Noneho ntago ari impyiko 2. Aho naho narihebye, maze kwihara Imana kuntu ari umubyeyi. Imana yanshyize nko mu kantu kameze nk'akantu ko kubura aho ngaho, usa nk'umuntu udafite ubwenge. Bimfasha kudatekereza cyane ku bintu, kuko iyo mbitekerezaho cyane ubwanjye nashoboraga kujya muri koma mbere. Ubwo aho nari maze gusaba konje ku kazi. Nasabye konje, nshima Imana kurwara no kujya mu bitaro no gusohoka byose byarangiranye na konje nari mfite. Noneho nsa nk'umuntu ugiye mu kantu ku buryo ntatekerezaga ibintu ibyo ari byo byose. Nkabaho, nkagenda, nkasohoka, nkagaruka, nkasanga bariyo baramuha imiti. Hari n'igihe blood pressure yagabanyutse, cyangwa umuvuduko w'amaraso, sinzi umuvuduko w'amaraso, pressure iragabanyuka cyane ku buryo ageze nko kuri 62, nsanga bariyo baramuha amacupa y'amaraso. Ndahagarara ndabireba, mbese wagiraga ngo sijye umurwaje. Njya muri ako kantu, ubwonko busa nk'ubuhagaze bwanjye, sinongera gutekereza cyane. Nkajya ngenda aho nkasohoka nkaza, nuko ariko Imana insigira ubwenge bukora ibyo ngomba gukora. Ariko ubutekereza ngo ntekereze ku bintu cyane mpangayike busa nk'ubugabanyutse. Byaramfashije uyu munsi, iyo mbyibuka byaramfashije, kubera yuko nawe tekereza kugira ngo akubwire umwana w'imyaka 4 nta ndwara igaragara turimo kubona, ariko ngo impyiko ziwe ngo ziri muri shock. Ni ukuvuga ngo zisa ntago nzi ukuntu shock nagisobanura mu ntuza, ngo ariko nizitakanguka ngo zikore ngo arakenera izindi. Aho niho naboneye ukuboko kw'Imana. Ubwo ariko kuva bamwambika sonde, twatangiye kujya dukontorora uko bamuha imiti, bagakontorora inkari kuntu zigenda zicayuka, kara kuntu igenda ihinduka, uko zisa, uko zingana. So nari mfite uducupa nk'igihumbi, uko yihagaritse nkakuramo hariya nkashyira mu icupa tugapimiriza. Mana yanjye, mujye musengera abantu bari mu bitaro, mujye musengera abantu barwaza, abantu bagatinda mu bitaro, mujye mubaragiza Uwiteka. Ubwaho hari trauma, uko njye narahahamutse kugeza uyu munsi bijya bingora gusura umuntu uri mu bitaro, kuko iyo nyuze nko kuri emergency ahandi haba, cyangwa kuri ICU ahantu haba hari indembe, numva uruhu rumvuyeho nkahahamuka, amarira akaza, sinjya mbyihanganira. Abantu rero bari mu bitaro njya nanirwa kubasura, gusa iyo nshoboye ndagusobanurira nkubwira. Hari trauma nagize kubera kuba muri emergency. Twahageze ku wa kabiri ku mugoroba, twavuyemo ku cyumweru ku mugoroba. Nirirwaga nitorora muri compound ya Shirashika nk'umusazi, nambaye icyo gihe nari nyambara amapantaro.
nambaye igipantaro cy'ikire n'umupira w'umuhondo, nihambiriye t-shirt y'umuhondo, nihambiriye iki gipira cy'imbeho mu nda nuko. Cyokora hari abansuraga abashuti banjye baza bakayicara aho umwana ari bakavuga genda ujye koga, genda, bakabanza bakareba ko ndiye kuko na peti yaratakaye sinongeye kurya. Nahatakarije ibiro cyane ko nahavuye mu by'ukuri guhera icyo gihe nsubira inyuma cyane, ntakaza ibiro cyane cyane. Nari mbifite ibyo kurya, nari mbifite. Icyo mbabwira ni iki: impyiko z'umwana w'imyaka 4 guhagarara zitarimo gukora neza, ngo zari muri shock, ngo kubera umuriro, wa muriro yagize mbere, ngo baravuga ngo se uyu mwana yari amaze igihe kingana icyo arwaye malariya. Ndababwira se umwana ko mbana nawe, ko namujyanye kwa muganga umunsi umuriro umufashe, kuko ntigeze murwariza mu rugo ngo muhereze imiti ntazi cyangwa idasobanutse cyangwa iki. Umwana wahise ajya kwa muganga agira malariya ingana gutyo yo ku... Satani afite amayeri. Icyo nababwira ni uko Satani afite amayeri menshi cyane. Reka nsoreze hano kino gice nongera kubabwira ngo musengere imiryango yanyu, muhishe abana banyu, muhishe abantu banyu, musenge Imana ibakore ku maso. Hari ahantu umuntu ajya agera Satani ntaba akimutera uko nguko. Byose nize nzabibigisha, ibyo nzi nzabibabwira, kuko ndi hano gushyira ubuhamya bw'urugendo rwanjye hano kugira ngo abantu b'Imana bubakwe, hagire ufashwa, hagire uwiga, hagire ugira icyo amenya yari atazi. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Shalom.